ariko iyi nzira ntabwo izagufasha mu gihe uzaba ufite ibintu byinshi bigeze nk'umuriro nk'igihumbi. Ntabwo wagenda ufata kamwe 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 kamwe, ntabwo wabivamo. Mu gihe ushaka kubiteranya byose, hari ubundi buryo. Nk'uko tubyibuka neza, bitangirwa na bihwanye. Ushobora kwandika samu. Hano ihita ikwereka ibijyanye na samu byinshi, nabyo tuzagenda tubireba. Ikanakubwira ngo adds all numbers in a range of cells. Ushatse wakanda double click kuri iyi ngiyi, cyangwa se wakwandika samu gusa ugahita ushyiraho ino paranteze, ugakanda hano udakuyeho, ukamanura ukageza hano, ukongera ugafunga paranteze. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Hari ubundi buryo bwa gatatu bwenda gusa n'ubwa mbere, ariko bwo butarimo ikimenyetso cyo guteranya. Turatangirana na bihwanye, twandike samu, dufungure paranteze, dufate iki n'iki, nko kuyibwira ngo uteranye iki n'iki n'iki. Ubu buryo bwa gatatu rero buzagufasha iki? Bashobora kukubwira ngo twebwe icyo dukeneye kumenya ni umubare wa avoka, indimu n'imyembe, cyangwa se ni umubare wa avoka n'imyembe gusa. Uzabigenza gute? Ushobora kuzabigenza gutya, cyangwa se ugakoresha samu. Ubu ngubu nibwo buryo tugomba kuzajya dukoresha. Ugakoresha samu, ni ukuvuga ngo teranya avoka n'imyembe. Hari ikintu rero dushobora kuba tutatinzeho. Nureba hano ntabwo handitsemo ijambo avoka, nta nubwo handitsemo umwembe. Nureba hano handitse B3. Ni nko kuvuga ngo ubundi iyo Excel ijya gukora ibintu bijyanye n'imibare, ntabwo iteranya iyo mibare washyizemo, ahubwo ireba aho wabishyize, ikareba ikirimo, akaba ari cyo iteranya. Kuko ni ukuvuga ngo turamutse duhinduye, tuvuge dukuremo 10 hano, tugumane 105, hano bigomba guhinduka 125. 105. Kubera iki? Kubera yuko Excel yo ireba ibiri muri cell, muri cell iri hano, muri cell twayibwiye, ikaba ari byo iteranya. Aka kantu ugashyire mu mutwe neza, kuko kazagufasha mu minsi iri imbere bitangiye gukomera, cyangwa se dutangiye kugera ku bikomeye. Ni ukuvuga ngo Excel ireba ni ibiki biri muri cell twayibwiye, ikaba ari byo yifatira. Uku kwari uguteranya. Bibaye ngombwa ko ukuramo se, ibi ni ibyo naranguye. Ibyo nacuruje. Nacuruje imineke 40, ncuruza avoka 100, ncuruza indimu 5, ncuruza imyembe 10. Ndashaka kumenya ese nsigaranye bingahe kuri buri kintu. Ubwo hano ni ibyo nsigaranye. Urabigenza gute? Nk'ibisanzwe ufata ibyo waranguye ugakuramo ibyo wacuruje. Urabikora gute muri Excel? Urashyiramo ikimenyetso cya bihwanye, uyibwire ngo ndebera mu byo naranguye ku mineke, nkuriremo ibyo nacuruje ku mineke. Kuko nufata imineke ugakuramo avoka, uraba ubivanga. Tugume ku mineke. Ihita ikubwira ngo sigaranye imineke 8. Na hano ubigenze uko. Kuri avoka, ibyo naranguye ukuyemo izo nacuruje, hasigaye zingahe? Ariko mu buryo bwo kwihuta, si ngombwa yuko na hano ha kabiri naho ubigenza kuriya.
ahubwo niba kano wakarangije ukaza kuri kano kantu ku buryo ubona akamenyetso ko guteranya ugakandaho na click imwe y'ibumoso yayindi tutajya tuvuga, dukunze kuvuga right click indi tukirengagiza ko yitwa left click. Okay, iriya click yindi isanzwe warangiza ukamanura hose ukageza hano. Ese bizagenda gute nurenza? Reka turenze turebe. Bivuze iki rero? Hano n'ubundi ntabwo ireba ngo ni imineke, irareba ngo turareba ibiri muri seri ya B2 dukuremo ibiri muri C2. No hepfo turareba ibiri muri B3 dukuremo ibiri muri C3. No hepfo ni uko n'ahandi ni uko. Kubera iki rero bigenda gutya? Iyo umanuye, niba manuye nkagera hano ku murongo wa 3, nayo irareba ibijyanye n'umurongo wa 3. Ni ukuvuga ngo ikitari buhinduke ni iki? Ikitari buhinduke ni korone, kuko sinigeze nimura. Ikiri buhinduke ni aya maroze cyangwa se iyi mirongo. Kubera iki rero hano twabonye 0? Ni uko yahise ifata ibiri hano, reka dukande murebe. Yafashe ibiri muri B6 ikuremo ibiri muri C6. Yakagombye kubona 0 kuko hose nta kintu kirimo. Twavuze ngo kumanura. Nukora ikosa se, aho kumanura ugatambika bizagenda gute? Bizaguha ibintu bidasobanutse, nawe urebe uvuge ngo bivuye. Ariko se kuvuga ngo niba twimuye hehe? Twavuye kuri korone ya D tujya kuri korone ya E. Niba tuvuye kuri korone ya D tukajya kuri korone ya E, niba iyi ngiyi yarebaga B na C, bisobanuye yuko iyi ngiyi iraza kureba C na D. Wabibonye? Biba byiza rero kwitonda. Mu minsi iri imbere tuzareba ukuntu ushobora kubikora, nubwo wakwimura korone igisubizo kikaguma kitagize ikibazo. Tuzabireba mu minsi iri imbere. Reka tubanze turebe ko. Hanyuma umaze kubona ibyo usigaranye, tuvuge yuko iyi mineke yawe wayiguze ujya kuyirangura, wayiguze ibihumbi 8. Avoka uzigura 500, indimu uzigura 500, hanyuma imyembe uyigura ibihumbi 5. Ikiranguzo. Urashaka kumenya ngo igiciro cy'ikintu kimwe cyangwa se price per unit, akaba ariko tubyita, cy'ikintu kimwe ni angahe? Ubwo bivuze yuko urafata amafaranga y'ikiranguzo ukagabanya ibyo waranguye, umubare w'ibyo waranguye. Ni ukuvuga iki? Uraza gufata E2 ugabanye B2 kugira ngo uze kubona buri kintu kimwe wakiranguye angahe, kugira ngo uzanamenye n'ukuntu gicuruza. Ariko kugabanya rero ni aka karongo kaberamye gutya, ukagabanya iyi. Ni ukuvuga ngo wayiguze ibi ngibi, umuneke umwe waguze 166. Ntimubitindeho cyane kuba uyu muneke uhenze. Ni urugero. N'ubu ngubu tumaze kubona ibijyanye no kugabanya. Ese nurenza biragenda gute? Biraza kukubwira ngo ibintu watubwiye gukora rwose dusanze ntabwo bisobanutse. Turafata ubusa tugabanya ubundi kera twiga imibare batubwiraga ko ari infini. Excel rero nta buryo ifite bwo kukwereka infini uko ingana, ntabwo. Ni ukuvuga ngo yafashe ibirimo hano, dukandemo hano tubirebe neza. Yafashe ibirimo hano igabanya ibirimo hano, yafashe ubusa ibugabanyamo ubusa. Nta kintu Excel yakwereka. Urashaka kumenya inyungu mu mafaranga.
mu mafaranga. Inyungu uzagiraho ni uko urafata amafaranga wagitanzeho ugakuba n'iyi nyungu wumva wifuza. Ni ukuvuga ngo buri muneke umwe uzungukaho amafaranga 8.3 gutyo gutyo. Ibi ngibi ni uko. Noneho ukibaza uti se igiciro ku giciro kizaba ikihe kugira ngo nungukeho 8? N'ubundi igiciro nk'uko dusanzwe tubizi, ubwo ni ugufata inyungu ugateranyaho amafaranga waba wakoresheje uranguza. Ni ukuvuga ngo umuneke uzawugurisha 175, avoka 15, indimu 105 gutyo gutyo. Ariko se bino ko bitwaye umwanya munini no guhindura amakorone menshi, ubundi buryo bworoshye bwo kubikora ni ubuhe? Ubundi buryo bwo gukora igiciro ni ubuhe? Ushobora kuvuga ngo buri kintu nakiranguye aya, kandi ndashaka kuzunguka 5, ndashaka kuzunguka 5%. Ubwo kugira ngo mbone icyo giciro ni uko aha ngaha tumaze kubona inyungu, nubwo tutarakanda kuri enter, bibaye byiza wabishyira muri parenthèse kugira ngo bitazivanga. Iyi ni inyungu, noneho duteranyeho cya giciro twayiranguyeho. Utarinze kujya mu bintu byinshi, hano uba uyifite. Turebye guteranya, turebye gukuramo, turebye gukuba, tubonye no kugabanya. Abantu benshi rero bakunze kwibaza ngo ese mu byo nkora byose nzajya nsevinga kangahe? Gusevinga ni kenshi gashoboka. Mu byo twakoze byose ntitwigeze dusevinga. Hari abantu bafite computer zitabika umuriro, zishobora kuzima igihe icyo ari cyo cyose. Nizima utarasevinga bizakugora kongera gukora ibyo wakoraga. Bibaye byiza rero, ni ryari umuntu agomba gusevinga? Ni igihe cyose ugize icyo uhindura mu byo wari usanganywe. Ni ukuvuga ngo ibyo wari usanganywe byari bisanzwe bibitse, none ugize icyo uhindura, icyo ngicyo uhinduye ntikirabikwa kugeza igihe urasevingira. Reka dusevinge, Ctrl+S. Nureba bino bintu na selectionnye ko ari 4, Excel hano hari ukuntu ikubwira, ikaba yakubwira moyenne cyangwa se average, ikareba umubare wa cells cyangwa se twa duseri wa selectionnye n'igiteranyo cyabyo. Ni ukuvuga ngo na cya giteranyo twakoraga hano, wakongera ukakibona hano hepfo.